twese twikanze ndetse turanumirwa. Wowe rizagwira imihanda yamunyereranye. Video y'iminota 47 yafashe ngo we n'umukunzi we baryamanye bari gukora igikorwa cy'abakuze. Ese byaba ari ukuri? Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari gucishikana amagambo avuga ko iyo video ihari ndetse bagiye no kuyishyira hanze. Abantu benshi bakibaza bati uwo rizagwira ubwo si irishano yavugaga ko rizamugwira. Ku musozo w'iki kiganiro uraza gushira amatsiko ku by'iyi video ivugwa. Ni umwe mu byamamare bimaze kwigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ikinyabupfura, ubwitonzi, ubuhanga ndetse n'impano idasanzwe yo kuririmba. Burya ngo izina ni ryo muntu, yitwa Yampano, umusore ufite ijwi rihebuje utangarirwa na buri wese kubera impano idasanzwe akomeje kugaragariza abamwihebeye. Akomeje kuza ku mwanya wa mbere, akomeje kugira ubwamamare buri ku kigero cyo hejuru hano mu Rwanda ndetse no ku bandi bakurikira umuziki nyarwanda. Yakoze indirimbo nziza zinyura benshi. Mu ndirimbo yakoze zinyura imbaga nyamwinshi harimo iyitwa Ubucura, ngo Ndi kwikubita, Si ibyanjye, Mayibobo n'izindi zitandukanye yakoze zakunzwe na benshi ndetse zitazigera zibagirana kubera ubwiza, ubuhanga ndetse n'amagambo yuje ubwenge ari muri izo ndirimbo. Niba ukurikira itangazamakuru ryo mu Rwanda cyangwa ugakurikira muzika nyarwanda, nta gushidikanya uyu musore uramuzi. Ni umusore navuga ko yatangiye uyu mwaka neza nyuma yo kugaragara mu gitaramo cya The Ben cyabereye muri BK Arena mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Uyu musore Yampano yaririmbye muri icyo gitaramo maze yishimirwa na benshi, agaragaza ko atakoreye ubusa ahubwo ko yashyize itafari rikomeye ku muziki w'u Rwanda. Akigera ku rubyiniro, uyu musore Yampano yararirimbye maze yishimirwa na benshi ndetse baramukunda bihebuje. Yampano ni umusore watangiye umuziki we mu buryo avuga ko bwari bumeze nka maji, aho yatangiye umuziki we akora akazi k'ubuyede. Uyu musore inkuru ye y'ubuzima iratangaje. Afite amateka akomeye kuva akiri muto, uko yakuze, uko yinjiye umuziki ndetse n'uko ameze ubu. Nta handi hizeyeho kumvira aya mateka ndetse n'ubuzima bwa Yampano yaciyemo uretse hano kuri Murika TV Show. Ni Gerard Uwizerimana nguhaye ikaze. Nyemerera ngusabe gato tugendane intambwe ku yindi, tugendane tudasigana kugira ngo wiyumvire ubuzima butangaje bw'uyu musore w'icyamamare Yampano. Uyu musore Yampano ngo kuva akiri muto yakundaga kwandika indirimbo ndetse akanaririmba. Ngo ni ibintu yiyumvagamo cyane ariko akayoga inzira zaca kugira ngo abe umusitari. Ni umusore watangiye ubuzima bwo kuba muri ghetto ku myaka ya 15. Ku myaka 19 yafunzwe azira gufata ku ngufu umukobwa. Ariko se koko byari byo cyangwa yarabeshyewe? Nyemerera noneho twinjire byimbitse ku mateka, ubuzima bwaranze Yampano. Ese ni muntu ki? Usibye ibyo mvuze haruguru, wowe ni icyo umuziho? Amazina ye yiswe n'ababyeyi be yiswe Rizagwira Floriye. Yavutse mu mwaka w'2000, avukana n'abana 6 ndetse akaba ari nawe Bucura aho mu rugo iwabo. Yavukiye mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda, aho ni mu karere ka Nyamasheke. Aho mu karere ka Nyamasheke niho yatangiriye amashuri abanza ndetse akomereza n'ayisumbuye. Nyuma yaho gato umuryango we waje kwimukira mu mujyi wa Kigali, baza no gutura mu mujyi wa Kigali. Yampano yakomeje amashuri yisumbuye mu karere ka Bugesera aho yabaga kwa mushikiwe. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Yampano yagarutse i Kigali aho yatangiye kwibana muri ghetto
ngo ni ubuzima bwari bukomeye cyane. Nk'uko yabitangaje, yavuze ko nyuma y'igihe gito geto yaje kumunaniza ndetse abona ubuzima bwo kuba muri geto bugoranye cyane. Yigira inama yo gusubira iwabo. Ubwo ya mpano yasubiye iwabo ava muri geto. Nyuma yaho gato ya mpano yaje kubona akazi ku muhanda aho yakoraga akazi k'ubuyede. Nk'uko ya mpano yabitangaje, ngo ntibyari byoroshye kuko akazi k'ubuyede ngo karamugoraga cyane ariko kakamuha umugati, aho yahembwaga amafaranga angana n'ibihumbi 2,500 ku munsi. Ya mpano yakomeje gukora akazi k'ubuyede ari nako agerageza kwinjira mu muziki, ariko bikomeza kwanga. Amaze igihe gito ariko azenguruka mu mastudio atandukanye, maze amuha ikiganiro biranamushimisha cyane. Iki kiganiro cyamuhinduriye ubuzima ndetse ngo ku rwego rwo hejuru mu buryo bukomeye. Nyuma yaho gato abantu bamaze kumva icyo kiganiro, maze abantu batandukanye baracyishimira, bakajya bamuha amafaranga, aho yaje kugwiza amafaranga asaga 800 by'u Rwanda. Nk'uko yabitangaje, ngo ayo mafaranga yafashishije umuryango we, ababyeyi be. Burya ngo icyo uzaba ntaho kijya. Nyuma yaho gato ya mpano yaje kubona sosiyete yitwa TB Music imufasha kwinjira mu muziki ndetse mu buryo yifuzaga yari yarananiwe kugeraho. Ku myaka ye 19 yaje guhura n'uruva gusenya. Ngo ni umunsi utazibagirana mu buzima bwe, mu mateka ye, ndetse n'igihe kitazibagirana. Nk'uko yabitangaje, ngo ku myaka ye 19 yagiye kumva yumva papa aramuhamagaye amubwira ko hari umukobwa w'umuturanyi uvuga ko yamufashe ku ngufu ndetse akamutera inda n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nk'uko yabitangaje, ati ntabwo byari byoroshye kuko namaze kumva iyo nkuru numva acitse umugongo, kandi natekerezaga uburyo ngiye gufungwa nzira ubusa, nkumva ibintu birancanze rwose. Ubwo ntibyatinze kuko naje gukurikiranwa ndetse igihe kiragera ndafungwa, aho nafunzwe igihe kingana n'amezi 2 nzira ubusa. Ati nkigera muri gereza abantu twari dufunganywe bajyaga batera urwenya, ariko nge nkumva birimo birankomeretsa, bakambwira bati ese witwa nti nitwa uwo rizagwira. Bati rero iryo nta rindi rizakugwira ahubwo ni irishyano ryakugwiriye, aho ubu ushobora no kuzafungwa ugaheramo. Ati rero burya iso nta kwanga akwita nabi. Nkumva agahinda karanyishe, natekereza ko ndi kubeshyerwa, ariko nanone nkumva ndi kwiheba. Ati rero nahuye n'ubuzima bukomeye, ariko byaje kugaragara ko uwo mukobwa atigeze afatwa ku ngufu. Iyo ni raporo ya muganga, ndetse nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yigeze arwara, ndetse atigeze anafatwa ku ngufu, ndetse atigeze anasambanywa, ndetse atigeze anaterwa inda nk'uko uwo mukobwa yabivugaga. Nuko urukiko rungira umwere, ndafungurwa. Ngayo nguko nuko byagenze, ariko ubuzima bwa gereza burasharira, ntabwo ari ubuzima bworoshye rwose. Ngayo nguko bimwe mu byaranze amateka ya mpano. Umuhanzi w'umuhanga, umusore w'umuhanga, ukomeje kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Umusore ufite indirimbo nziza ndetse zikunzwe n'imbaga nyamwinshi. Tugarutse kuri iyi video ya mpano ivugwa, hari mu gikorwa cy'abakuze. Video ivugwa ko ifite iminota 47. Ubwo umuhanzi ya mpano yaganiraga na Yago TV show, yavuze ko nawe ategereje uwayishyira hanze, maze akamubaza aho yayikuye. Yagize ati
birashoboka cyane kuko muri iyi industry dufitemo abacanshuro benshi. Nyemerera mpiniraha ngushimira we wari udukurikiye naho akagaruka. Ciao ciao.